Bisa aja. Di Perudin Lepacang deh, di Perudin Lepacang deh. Ini baca ya.
ryacu turiturira umubyeyi wacu Mukankusi Laurentsia badukuyemo, tumusabire kugira ngo Nyagasani Imana amukingurire umuryango w'ijuru, agere koko iwacu k'ukuri, hahandi hatarangwa urupfu, hahandi hari ubwisanzure bw'ibyishimo bidashira. Nyagasani amuhe iteka aruhukire mu mahoro ye. Buri wese afata akanya amuturire isengesho ku mutima kugira ngo tuze gushyira hamwe twese tumusabira mu isengesho rikuru ry'igitambo cy'Ukaristiya. Imana ishobora byose, imbere yayo bavandimwe, kuko natwe rwose muze natekereje n'umuze nakoze n'umuze nerekanye gutungana, ni koko naracumuye rwose, icyo bituma n'ingingo ya mutagatifu n'ikiteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose n'abo bavandimwe mumusabe kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amina. Nyameye maze umuyoboke wawe Mukankusi Laurentsia wapfuye yunze ubumwe na Kristo yishimire gusangira nawe izuka, tubisabye kubwa Yesu Kristo nyine umwana wawe mwami wacu, Imana mubaraga ategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu kuko ibihe birabisimbura iteka. Amina. mu gitabo cy'ubuhanga, roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi nta n'igitotezo kizongera kubageraho. Mu maso y'ibipfamutima bameze nk'abapfuye burundu, barigendeye basa naho bakoresheje ishyano, bagiye kure byitwa ko barindutse nyamara bo bibereye mu mahoro. Ndetse no ku maso y'abantu basa n'abaharuwe bahorana n'izero yo kutazapfa. Nibamara guhanishwa ibihano zoroheje bazahabwa ingororano zitagereranywa. Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba abayo, yarabasukuye nka zahabu mu ruganda, ibakira nk'igitambo kitagira inenge. Igihe Imana izabagenderera nibwo bazabengerana, barabagirane nk'ibishashi by'umuriro mu bikenyeri byumye. Bazacira amahanga imanza kandi bategeke igihugu, maze Nyagasani ababere umwami iteka ryose. Abamwiringiye bazamenya ukuri icyo ari cyo, abamuyobotse bazibanire nawe mu rukundo, kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze, ntanareke gusura abo yitoreye. Iryo ni ijambo ry'Imana.
namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka, ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka. Icyo uwantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mu bo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka ni uko ubona umwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Evangelii Ntagatifu. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, nta n'igitotezo na kimwe kizabasha kuzigeraho. Duteraniye hano bavandimwe umuryango w'Imana, duhujwe rwose n'isengesho riherekeza umubyeyi wacu Mukankusi Laurence. Nyagasani ataho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye banyambaza, bari hagati yabo. Ntabwo dushidikanya rero ko Nyagasani ari hagati yacu, kuko duteraniye tutari babiri cyangwa batatu, ahubwo turi mu mbaga y'Abakristu. Turi kumwe na Nyagasani kandi ateze amatwi isengesho ryacu, imutakambira kugira ngo yakire umubyeyi wacu Laurence, amwiyereke iteka, aruhukire mu mahoro. Tuje kwerekeza bwa nyuma uyu mubyeyi wacu, yatuvuyemo akaba ashoje urugendo rwe hano ku isi, akaba akomereje ubuzima bwe ahandi, kandi tuzi ko hirya y'imva ari ubugingo. Tuje kumusabira kugira ngo Nyagasani amurebane impuhwe ze za kibyeyi, agire ubuntu bwe, amubabarire ibyaha yaba yarakoze, ntamuhore ibicumuro bye, ahubwo amuhe ingororano y'ubuzima buhoraho, amwiyereke iteka, aruhukire mu mahoro ye. Uyu muvandimwe wacu, umubyeyi wacu, twari tumuzi kandi twamukundaga, ariko Nyagasani wamuduhaye kandi akaba amukunda kuturusha, yamwisubije. Nk'Abakristu tukaba twemera ko Nyagasani Imana azamugororera atitaye ku byaha bye, ahubwo akurikije ibikorwa bye byiza yakoze akiri hano ku isi. Ntitugomba rero bavandimwe guheranwa n'agahinda, kuko twemera kandi twizera ko hirya y'ubuzima bwa hano ku isi hari ubundi busumbyeho. Mu gitabo cy'Umubwiriza umutwe wa 3 batubwira ko buri gihe burya kigira igihe cyacyo. Hari aho bagira bati hari igihe cyo kurira, hakaba n'igihe cyo guseka, hakaba n'igihe cy'ibyishimo, hari igihe cyo kuza ku isi, hari n'igihe cyo kuyivaho. Bavandimwe, mu byo twahura nabyo byose tujye twibuka ko nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Hari ibyago, hari agahinda, hari ibitotezo, ari urupfu, ibyo byose nta na kimwe gishobora kudutandukanya rwa rukundo Imana idukunda muri Yesu Kristo umwami wacu. Umukristu burya urupfu ntabwo ruba rutsembye byose, ahubwo rutubera nk'umuryango utwinjiza iwacu uri mu ijuru. Niyo mpamvu bavandimwe, agahinda ko kuba twabuze umubyeyi wacu Laurence twakundaga adakwiye guhanagura na busa ibyishimo tugomba kugira igihe dutegereje ko uyu mubyeyi wacu dusabira agiye kandi agiye guhabwa ingororano y'ibyiza yakoze akiri hano ku isi. Nta mpamvu rero bavandimwe yo guheranwa n'agahinda, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yobu. Natwe uyu munsi tugire tuti Uhoraho Imana niwe yaduhaye umubyeyi wacu Mukankusi Laurence. Uhoraho Imana niwe wamwisubije. Thank you.
dusabe. Nyagasani Mana yaduhereje amaturo twiyoroheje dusabira umuyoboke wawe wa Mesiya kandi twiyambaza impuhwe zawe nguko atigeze ashidikanya ko umwana wawe ari umucunguzi wuje urugwiro umuhe kubona ko ari n'umucamanza ugira imbabazi we kubaho agira iteka ryose. Nyagasani Yesu abane nawe, imitima yanyu ikugirire ijuru, ushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tubishimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe y'umutagatifu Imana ishobora zose ugahora witeka bwa Kristo umwami wacu. Ni we twaboneyeho amizero y'isuka rigiye kugira ngo abashakuzwa no kuzaba badashidikanywa bahumurizwe n'isezerano ryo kuzabaho ubuziraherezo. Koko rero Nyagasani abayoboke bawe ubugingo ntibavuguruzwa ahubwo bahinduka ukundi, maze ubuzima bwabo bwo kuri iyi si bwamara gushira bakimurirwa mu ngoro uhoraho yo mu ijuru. Nicyo gituma dufatanya n'imitwe yose y'abamarayika uduhanikire icyarimwe isingizo ry'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwema tuti: igihe ajya kugabiza ububabare ubushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko abariza abigishwa be avuga ati: mwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Kuko yamaze kugenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira, nuko ahereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munywe mwese, iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumeneka mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Iri ni ibere rikomeye ry'ukwemera. Nyagasani, ubwami n'ubuzima bwawe, kugeza izaza mu ikuzo.
nyagasani wibuke umuyoboke wawe Mukankusi Laurence wahamagaye umuvana kuri iyi si ubwo yuzuye umwe n'umwana wawe mukuru umeze nk'urwe umuhe no kwishuranya mu izuka rye umwiye iteka akongera mu maboko yawe. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bose bapfuye batubwizere ko kuzazuka hamwe n'abandi bakuze bafitiye impuhwe abo bose bakiriye mu muriro uturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe tuzashobora kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe n'abafite abari mu byimuhe w'Imana Yosefu Mutagatifu n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze utuye byari bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose bishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu ibihe birabisimbura iteka. Nk'uko twabifashijwe n'umukiza wacu n'abadutegeka kandi akabitwigisha nibyo dutinyuke kugira hamwe tuti dawe uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe ibe hose, ishaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro rituzanire tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abacumuye. Ntibiduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Nyagasani turakwinginze ukize ibyago byose igihe turimo ubisakaze n'amahoro. Impuhwe zawe ziturengere zidukize ibyaha byose ziturinde kandi makuba yose mu gihe dutegereje abizera amahire no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Kandi ubasha kuturinda abagasani iteka ryose. Nyagasani Yesu Kristo niwe wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro aya mahoro yanjye. Ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe. Ubushake bwawe n'amahoro kandi yumvire kumwe wowe ubaho ugatera iteka ryose. Amina. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Urukundo rwa Kristo buri wese ahindukire mugenzi we amwunamire amwifuriza amahoro. Kristo tubagera tubesheho azatugeza twese mu bugingo bw'iteka. Yeah.
nyagasani mana yacu mu isakamento y'Ukaristiya umwana wawe yadusigiye impamba n'urugendo turimo ugirire rero iryo funguro maze umugambi wacu Agnes Florence umuhe gusangira na Kristo mu bugingo bw'iteka bwa Kristo nyine umwami wacu. Mbere yo gukomeza kwerekeza ababyeyi bacu maze turaba twicaye kugira ngo uteganyijwe aze atubwire uko gutanga ubuhamya bw'umubyeyi baza gukurikirana kugira ngo tuze kumuherekeza koko tumuzi dufite icyo tumuzi. Kristo bavandimwe, Kristo Yesu abatwe ngira ngo mu gikorwa cyo guherekeza umubyeyi wacu twagiraga ngo sabe Sinova Simoni na Mukamucyana abajejuru begere hano kugira ngo bagume batugezeho ibyaranze umubyeyi wacu. Gukomeza tukihangana. Umubyeyi amaze imyaka irenga 3 arwaye. Muri iyo myaka 3 rero niho yagiye agaragaza uburembe kuko bamusuzumye n'indwara y'umwijima. Indwara y'umwijima rero bayimuhereye imiti. Bayimuhereye imiti rero yararimo yarayirangiza ariko bigumya kwanga. Amaze kunywa imiti rero nibwo yari wamutwe udakira. Yagiye Gihundwa yivuza biranga barakomeza i Kigali ndetse yageze n'i Kanombe umutwe wangukira. Nyuma yaho yaragarutse amaze kugaruka akabona n'umugabo intege nke ariko akomeza kunywa imiti byanga. Muri uyu mwaka rero yagaragaje uburembe bigaragara. Umubyeyi yafashwe mu kwezi kwa munani tubonye ibintu bitameze neza nk'uko byari bisanzwe bamujyanye Gihundwe bakoze ibishoboka biranga bamaze iminsi ndetse ndashimira inshuti n'abavandimwe bose barabaye kuko ntabwo twari tubishoboye. Umubyeyi rero byageze ko Gihundwe bananirwa bamaze kunanirwa baduha transfert yo kujya CHUB barazamutse n'abavandimwe bari bavuga kuko yararembye cyane twabonaga tutari umushyitsi ariko Imana yakoze igitangaza tugimuka umunsi wageze twaragiye tugize ibitare yararembye cyane ariko bakora ibishoboka baramuvura tunagaruye agahenge. Akaruye agahenge nibwo basabye umuvandimwe kwihunga mukozi wanjye icyaha bavuga ati nta kandi wamenya amakuru y'ibitare noneho bakamuha gusiba kw'abarwayi. Yaramfashije cyane nuko arahamagara umupadiri akaza mu gusiba kw'abarwayi. Muri uko gusiba kw'abarwayi bamaze kumuha twabonye bigendagiza gake gake abadogiteri bakavuga ati rero nimucyure nimara kumucyura mwebwe muzagaruke ku itariki enye z'ukwa cumi. Muri izo tariki rero bashingiye ubwo hazamutse kujya kumushyira umuvandimwe ari wo Simoni. Mushyikijeyo yabaye umwanya w'ingomba kumara kuko n'umva ko nzasubira muri izo tariki kugira ngo nzasubire kuri kontorori i Butare. Ubwo umuvandimwe buri munsi mpana amakuru amubwira ati none umukecuru ameze akambuza kandi ati nta kibazo. Undi munsi akambwira ngo amujyane ngo bige muri TV ngo bagerageje babyemeze neza ariko
igihe nzamutse rero nsanga n'undi amuvanye mu badogiteri bari bamurangiye bavura Faisal bashinzwe abamufata rero bamujyanye kumuvurizayo nsanga ari kumwe muti ariko kujya inama ndamubwira ati rero nari ncenje kugira ngo tumanuke tujye CHUB ariko ubwo mubonye ntabwo twamususayo wowe reka tujye dusabe transferi ushaka ibitabo wowe rwose umenyera i Kigali kuko hano dusabe transferi tujye CHUB ubundi kuriya natwe n'ibitabo bikuru baradufasha umuvandimwe arakumvisha kuba yaragiye asaba transferi ku nini bamuhaye transferi amaze kumuha transferi twaje tumujyana CHUB tumugejeje CHUB bamwitayeho bishoboka bamwara kwakira bakora ishoboka baramuvura ubwo twabaye ni umunsi umwe ntabwo twabaye kabiri kuko ahise yikuzima ariko twabonaga ari ibintu bisanzwe kuko yitabye Imana ariko turi kumwe jyenyine iyo turimo nawe yitabye Imana hari abavandimwe b'i Kigali nabo bakubwira ati muze mumpe hafi umubyeyi rero nibwo bigeze mu masaa 4 umubyeyi tubona umwuka ku mutima abona umwuka ni muke kandi umwuka ni muke bahise bazana bomboni bayimushyira ubwo bakwifuza kumusura igihe bagiye kujya kumwe byiheza nyine batara izamu umubyeyi yari barimwe mu masaa yari usanga ntabishobora kumwikamiki ababwira ngo umwere ndamwegamiza kwa kumwegamiza mbona ijosi riraguye yambwiye rero mu biganza ariko nahise ntabaza baraza n'ubundi abari bari kumukurikirana bahamagara abadogiteri hari abadogiteri batanu bamujyaho bakora ibishoboka ngo bamugarure ariko isaha yageze nyine yabaye ngombwa ko agenda umubyeyi rero nasabye Imana imbaraga ndabwira Imana Imana mpagaze aha ngaha ndi jyenyine yishambe mbabarira umwe gukomera mbashe guhamagara abavandimwe nagerageje rero guhamagara ariko n'inyuma gato bazi nyine bafasha bamutunganya abavandimwe bahamagara nabo n'Imana irabashoboza nuko bahageze bihuse nabo baramubara nuko byagenze n'umubyeyi wacu ni umubyeyi wakundaga gusenga ubwo nagize bwaje gusenga naba ndi gusenga akababara cyane kubera ko atamfashije noneho rero akanarangiza akambwira ati umara wo kubwire mujye mugerageza gusenga bigishoboka kuko hari igihe kizagera musenga cyane urumva rero ko ubutumwa bukomeye cyane buri wese yataha nuko rero mwakoze gufata mu mugongo Imana ibamugisha kandi nawe umwakire mu bayo mwakoze Kristo Yesu akuzwe umubyeyi wacu bagazanga ubuko kandi twishimye ariko imitima yacu turashimira Imana yo yamukunze kuturusha burya Imana niyo ireba imbuto zeze igasarura tureke kumenya kugira intimba ku mutima ahubwo dukomeze gushima Imana yuko yisubije uwo yahisemo mushiki wanjye ntabwo byose yabisobanuye urugendo rwa mama ubwo yaciyemo urugendo rutoroshye rw'uburwayi kugira ngo nta kimwe atavuze byose bisobanuye ubu mama
mureba ahangaha yashakanye na papa umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri babyarana abana 9 abo bana 9 banga basigaye kuri abana 5 kuko abana nabo baratashye mu mubano we hagati we na papa bari abantu bakunda gukina icyo nakwita kubyara kuko bari abantu bakoga urugero rwiza ahubwo bakanamariza n'abandi bantu muri rusange. Suri inyuma gatoya agiye asize abuzukuru 21 n'abuzukuruza 3. Mama agiye twari dukeneyeho byinshi nakurwamo kwenda kugira ngo tuze gukoresha igihe na gahunda y'itatu. Mama ni wa muntu utangira gutuza twamuha ahantu aha n'aha ntukahire umwana wawe, ahubwo rero kubwira akajyayo nta kibazo ushobora kuhahuriraho nacyo. Yari umuntu ukubwira ati niba ubona hari umuntu ufite intege cyane cyane ku bantu bakuze yaba yategereje kumufasha yo kumushakira inkwi, yo kumushakira amazi, ibyo twakoze tubikorana umuco. Ikindi kintu yakundaga gukora cyane cyane kugira ngo hari abahangaha bose ku ibere ryiwe atari abo yabyaye gusa. Muri gihe cyashize mu gihe ko twaganaga y'umubyeyi yabaga wiwe yasize umwana yaramusigiraga, ni nk'uko natwe yasigiraga undi mubyeyi tukaba nta kibazo twahura nacyo. Mama agiye tukimushaka, mama agiye hari ibyo sinavuga ko ntacyo twakoze, twarakoze twese tumaze kuba kubaka ingo. Turamushimira ibyo yatugejejeho ku nama nziza, impanuro, bakatwigisha gusenga kuko nzi ko hari abahanga bazi ko bari bakwiye gukora noveni za saa 9 za nijoro. Hibuka ko hari noveni twagiye dukora muri 1993. Noneho nza gufungura ijambo ryanditse ngo nzakujugunya mu ishyamba nk'ishami ry'igiti. Noneho mama bibonye ntabwo ashobora kuba umuntu ukora ibitomboye aryandika hasi, ntabwo ari ibyawe. Ariko noneho nyuma yaho iryo jambo ry'Imana riragira riti guhumura mwana wanjye nzagutabara. Icyo gihe ikintu cyaje kuza kuba yaje kuza kwisobanurira maze kwegera juru ni mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, baje kuza guhunga kujya hirya no ahantu hatandukanye, kujya sitade za Nyarushishi. Niho yaje kuvuga ati niho iryo jambo ry'Imana nicyo cyashakaga kuvuga. Mu kwigisha gusenga nta muntu utarariye ku mbuto ze yagiye abiba kuranga twese. Dukomeze kandi dukomezanye, kamubashimiye mwese ko muri aha ngaha. Ni ikigaragaza urukundo mwamukundaga, ni ikigaragaza urukundo mudukunda, kandi tuzakomeza kubabera ahatari. Turabibasezereje. Mwakoze. Aba nasabaga umuvandimwe Shinwa ko yaza akagezaho ubutumwa yahawe n'umuvukanyi w'umubyeyi wacu Mukantabana Odette. Ministero de Economía y Salud. No
cumi kugaruka yagiye umwaka tuhaye abavandimwe n'abashikori kuri twe gusa tuhagarariye abandi tutabashishiriza n'abagore mu Rwanda. Umuryango wa Sebakigeli wa Nidasi na Mukarakabaruke n'abana babo bari mu Rwanda, abari mu Bubiligi, mu Bufaransa n'abari mu Budage bifatanyije nawe muri ibi bihe bikomeye byo kubona umubyeyi wanyu umuvandimwe bifatanyije namwe n'udututu yanyu, ariko turabazirikana mu masengesho yacu cyane cyane muri ibi bihe bikomeye cyane ry'umubyeyi wacu akakiri mu biganza by'ijabiro ku jambo. Ubutumwa bwihariye bwa mama barumuna wiwe wari umumararongi wacu kuva kera, yibuka umunsi wa misa yo kwibuka mukuru wacu Adela, twaraye tuganira duseka njye nawe na Nonsiyata, Teresa na Venansi, gusa abandi barasinziriye mu dukera aho turi guseka njye nawe. Ni byinshi sinabivuga ngo birangize, cy'umwihariko ndagushimira ko wabereye umubyeyi abana bagerageze gukora. Barakoze cyane, turagukunda, turakwibuka, tukiri mu mahoro. Dushimiye n'abandi mwese baje kwifatanya natwe. Natwe kuri twebwe twasigaye mu Rwanda, isigaye mu mwanya wa mama ku buryo budasanzwe. Iyo myaka 10 ishize ntabwo twigeze twumva musazi ko mama adahari kubera imbaraga nke yari afite, yarazaga kenshi, amakwe yacu twese yaratashye, kandi tukaba byaragaragaza kuduhemba na mama. Kuri twe twongeye tubuze undi mubyeyi. Siko badusabye gukomera, ariko urabizi ntabwo nabishobora. Mama yaje cyane, ejo bundi yari butare kuzashube nagiye kumureba, turaganira cyane kuri njye sinanabona ko ari ibyo mukuru nagiye babibwiye, gusa nta kundi Imana imutsinde uburyo tumuzi n'uko twamufataga twizeye ko ari mu ijuru. Murakoze. abavandimwe barakoze, ngira ngo nk'uko twakomeje kubivuga ntabwo byoroshye kubyakira, ariko nta kundi, ku isi niko bigenda. Hari abavandimwe bari bifuje baje bakererewe, baje baturutse i Kigali, basaba umwe muri bo aza kubahagararira akagira icyo avuga abandi bifuje kubaho. natwe twavuze ngo twaturutse i Kigali twese kandi tuvuga twese nuko twatoye ko uri umubyeyi wacu, nuko tutakihaba ariko niho tuvuka, niho dukomoka, tujyayo kubera kujya gushakisha ubuzima. Tubuze umubyeyi rero yazaga akaduhanura, akatubwira amateka, turahungiye cyane twese n'umuturebaga. Bifatanyije rero n'umuryango, ari abavuka ari n'abatavuka Gikundwe badutabaye, yewe baravuga mu mpande zose, yaba ari mama wacu n'ubundi hari iwacu Gikundwe, ari igihe n'umwe muri iyi minsi yararwaye yasa no gahura nawe wamusuye yakuganirizaga. Ikintu cya mbere yadushimiraga n'icyo cyitwa urukundo
tugirana, agahora twibutsa ko izajya ihora ari iyo umuntu tuzajya twitwaza iminsi yose. Yatubereye umubyeyi kugeza n'ubu agiye kandi agiye tukimukunze. Umutima yatweretseho urukundo n'uburyo yafashaga abantu, cyane cyane abantu batoya n'ibikungwe ku ngingo kugira gute natwe ni impamvu tugiye tuzajya tubashishikana buri munsi. Turabashimiye rero kandi abadutabaye, ari inshuti zacu, ari abo tubana hano i Kigali. Hari benshi batari bazi aha ngaha ariko kubera umubyeyi wacu yatumye bahaguruka baraza kugira ngo dufatikanye kumuherekeza. Twabashimira igikorwa cyiza, natwe kandi bakituzi ko duhora tuvuga ko natwe ababyeyi bagiye duhereza impanuro tugomba kubana na bagenzi bacu kandi neza. Nta kindi numva twakongeraho ndetse kwihanganisha umuryango wose umubyeyi no kuba hafi abavandimwe n'ababyeyi, tugakomeza gushyira mu bikorwa impanuro yagiye aduhereza mu gihe yari ari muri ubu buzima, kandi tumusaba n'aho agiye ajya akomeza dusabire natwe tuzakomeza dusabire akomeze agire urukundo rudashira. Murakoze. Ko tuzaguma kugira ikirenge mu kiwe, niyo mpamvu twe twizera yuko ntaho yagiye yasinziriye, kubera ko ubutwari, urukundo, ibyamuranze byose, ubugwaneza, ibyo byose twabyonse mu mashereka yatwogeje, kandi turamusezeranya yuko tuzaguma kugira ikirenge mu cye. Twaguma rero kumushimira Padiri wadufashije kuguma kumuzirikana. Izindi gahunda turazikomereza aho tuza kwikira umubiri w'umubyeyi wacu. Murakoze, Imana ibumugishe. bavandimwe, ibyo twinginganire kwemera Imana yacu, kuko ibyaremwe byose ariyo bibereyeho. Tugiye guha umubiri wagenewe gupfa w'umuvandimwe wacu Laurence. Dusaba Imana izamuzura afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire impuhwe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, maze azasezerezwe ibyishimo bidashira. Dawe y'ubutagatifu, turagushimira kubera abari hano n'abapfuye, kuko washatse ko uyu munsi uyu nyakwigendera aba ari we watumye dukorera hano. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristu mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi kubera ubuzima bwe kurusha urupfu imbaraga, yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatagatifujwe bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba duhuje ubuvandimwe tugira tuti: Abe ijuru
tuzazuka, ni muri uko kwemera mwaye umurambo umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Florence, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo abahuye Imana babakire, bakugeze ku murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirubakire, maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze abakene. Nyagasani iruhuko ridashira, Nyagasani iruhuko ridashira, Nyagasani iruhuko ridashira. Tugiye gukomeza tugana ku irimbi babishyingura umubiri w'umubyeyi. urebe ukuntu wicara imbere, urebe iyo wicaramo wicara imbere, iyo dufata ibitero tujye muhoza. Aho yaba yarapfuye azabaho, byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ni mucyo rero turagize uyu mubyeyi wacu Laurence Nyagasani Imana yacu. Raya dusubiza tuti utwumve Nyagasani. Nyagasani waririye kumva ya Lazaro, duhanagura amarira turabigusabye. Uyasubije abapfuye ubuzima, uduhere umubyeyi wacu Laurence ubugingo bw'iteka turabigusabye. Wowe wasezeranyije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereza umubyeyi wacu mu ijuru turabigusabye. Uhagije umubyeyi wacu amazi ya batisimu, umugeraho ikimenyetso ubigirishije amavuta ya batisimu, umwakire mu bana bawe turabigusabye. Uyu mubyeyi wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, umwakire mu mukiro w'ingoro yawe turabigusabye.
natwe abababajwe n'uyu mubyeyi wacu dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, gira impuhwe umugaragu wawe, ugirire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke w'indahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe nimumuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose, ku bwa Kristo umwami wacu. Amina. Yashatse kwihamagarira uyu mubyeyi wacu, tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kandi kubera ko Kristo ari uwa mbere mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse, muze dutakambira umuvandimwe wacu kuri Nyagasani
kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani muhiruko ridashira, Nyagasani muhiruko ridashira, Nyagasani muhiruko ridashira. Muhagarare nk'umubyeyi wa Kristo Mariya nasi. Alo umuryango mu ushyiraho amazi n'ingabo cyane. Kandi mwamuririmba. Yesu Kristo adukijije
abahungu 7 n'abakobwa 2. abo numva mu abana dusigaye turi abana 5 bane nabo baratashye. Ibibazo nk'ibi hari ubwo umuntu abura ikintu yavuga kuko bakunda ikintu. Nuvuga ngo mubabanye na mama kenshi cyane kuko ninye twabaga turi kumwe. Mama ararwaraga abwira barumuna wanjye ati mama ararwaye. No, mama ngo akajya kwa muganga. Yajya kwa muganga byakwanga wenda nimba ari ubundi bushobozi bundi burengejeho akajya igihundwe. Noneho mu minsi yashizeho rero muri imyaka 2 irangiyeho yari arwaye uburwayi nyine bagira ngo mbega bwari nka akiziritse ku muro bwacibwaho kabuciye. Uvuga ngo yararwaye arwaye indwara y'umutwe, umutwe ugahora umurya. Iza kurangira aza kujya no kwisuzumisha kumwe bajya kubasuzuma hepatite basanga nyine yarwaye hepatite. Ajya kwa muganga bamuha kire ya mbere y'imiti, abaganga bamurwanaho n'abavandimwe bose, imiti arayinywa, arongera ajya kwisuzumisha, barongera bamuha indi turu ya 2 nayo imiti arayinywa. Ubwo arongera turu ya 3 baramupima bati iyi miti none irahenda no kuzajya kwishakira i Kanombe. Ugiye akomeza arwara umutwe udakira, imbere n'ibya byanaturuka wenda abaganga baba babizi ariko n'Imana yiri bibizi. Ubwo n'ubu ngubu yitabye Imana, yari afite rendez-vous kuzajya i Kanombe gufata iyo miti. Ariko no kuvuga ngo ni indwara nyine zagiye zihurirana, indwara y'imwe ije n'indi igenda ijya. Yaratureze turakura, mbega twese twabaye abagabo. Umushiki wacu umwe arahari hano turi kumwe n'inyabade, turi kumwe bwa bugufi n'abaturanyi n'abavandimwe. Yaratureze yewe nta nubwo twe twenyine yareze nuvuga ngo ari umwana n'abana bato bose bo barabizi. Yareze aba umwana ujya gutashya, yareze umwana ujya kuvoma, bakabana bamurwaniraga buri gitondo ku buryo n'abana biwanjye hari ubwo nyine abaga ibiryo ngo birabishye ngo tujye kwirira kugira ibiryo byo kwa kaka. Ubwo umubyeyi gusa Imana imuhera urukodera ridashira. Umukuru w'umuryango arakoze akaguhumuriza none rero Imana nayo yamukunze iramwishuje kuna kumva bagenza abana baravuye barananirwa mbere n'igihe cyakigeze gushimira Imana yarakubwiye ati mutavurikiza amarira azasinge mwese ntabwo muvurikiza amasengesho. None rero Imana iramushubije natwe nize dusenge tumusengere ageze nawe ajya kwibuka amenye abavandimwe yasize inyuma, abana yasize inyuma, ababyeyi yasize inyuma, nawe hageze ajya basengera ijambo rya Minini. toje ibyo byose bigomba kutwubaka kandi bigahora bituranga. Kandi nk'uko bakomeje kubikomozaho nta kitarakozwe kugira ngo ubuzima bwe tumugumane, ariko biranga n'abaganga bakoze ibyo bari bashoboye byose biranga. Bivuze ngo rero iyo umunsi wageze nta kindi kiba kiri burengeho, kuko ntekereza ndashidikanya ko uko muteraniye aha ngaha niyo haza kuba wenda ari izindi ngufu zindi ziri bukenerwe tukabahamagara tukababwira ngo muze mudufashe ntagende, mwakabaye mwaradufashije ntibibi. Ariko Imana niko yabyemeye ko agomba kutuvamo. Icyo rero tuguma dusaba Imana ni ukugira ngo agume aruhukire mu mahoro, kandi tuguma kumuzirikana. Ntekereza rero ko ikizaguma kumutera ishema n'isheja aho agiye ni uko tuzaguma kugira ikirenge muke,
ibyo intangiriro yadusigiye, umurage mwiza yadusigiye, tukazaguma tukawusigasira, kandi ibyo ngibyo tuzaguma kubiharanira. Tukaba rero twasaba abadufashije n'ubundi tukaguma tugakomeza igikorwa cyo kubikira umubiri we. Kazana begere rura rurabo tumushyire mu jyango. Ufite ururabo abuzukuru rw'abuzukuru arwegereze. Rwa famiye Rukundo. Ntabwo mpari mu cyangwa. Turabo rwa famiye Alfred. Aya mama ite ntabwo yamenye ibyo ari. Mu gihe barushyiraho ufite urwa famiye Malik. Arubashyikirize. Famiye Malik. Ufite ururabo rwa Regio Maria arubashyikiriza. Abaregio nyene bamanura. Abandi bahagaze bagatibona. Bafite izabo baragenda. Ururabo rwabo mukecuru yarabereye nyirasenge nawe yarabereye nyina wabo murubashyikiriza. Bakwegera hino bakagenda haza umwe umwe. ngira ngo ndumva nta wundi usigaranye ururabo mu ntoki.
ko n'ubundi abidufashemo mu gusoza, ariko padiri nacutsa, murabizi ko uyu mubyeyi wacu yari umurejiyo, turaza gusoresha Magnificat. Ubwo ni tumara gusoza na Magnificat, turaza gukomereza mu rugo mu gicumbi cya Tomasi. Amasengesho ye natugirire akamaro imbere y'Imana, kandi ayacu ajya amufasha igihe tugitegereje izuka rizaduhuriza twese mu mahoro. Dawe uri mu ijuru, ingoma yawe iri yose, icyo ushaka gikorwa munsi uko gikorwa mu ijuru. Wowe turutwegewe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarire baducumuyeho, duterane mu bitwoshya ibyago. ndakuramutsa Mariya, Umwana w'Imana, urabura wose umugisha, uzasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uragidusabira twabanyabyaha mu gihe tuzapfa. ubahe Imana Data, Umwana mutagatifu, uzuza iteka, n'ubundi n'iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Uko ni ububasha
nitugerayo muraza bagomba kugenda mubimenyeshwa. 그럼 뭐